ikaze mu kiganiro intsinzi mu buzima kinyura kuri Danus TV mugezweho nanjye Salama Niyonsenga mwongeye kwirirwaho nk'uko bisanzwe buri munsi tuganira ku ngingo zitandukanye zubaka ubuzima bwacu zikadufasha gutera imbere no kugira imibereho myiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko ifite akamaro kanini cyane mu buzima bwa buri munsi, iyo nta yindi ni ibintu 10 byagufasha mu kugabanya ibiro kandi bitakugoye. Bavandimwe bakunze b'ikiganiro, kugira umubyibuho ukabije ni kimwe mu bibazo byinshi abantu b'iki gihe bahanganye nabyo. Ibi bituruka mu buryo tubaho, imirire, imyitozo dukora cyangwa iyo tudakora, ndetse n'imihangayiko ya buri munsi. Umubyibuho ukabije ushobora gutera indwara zinyuranye zirimo umuvuduko w'amaraso, diyabete, indwara z'umutima ndetse n'ihungabana ry'amarangamutima. Ariko se birashoboka ko umuntu yagabanya ibiro bitamugoye cyane? Yego birashoboka, kandi uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 by'ingenzi byagufasha kugabanya ibiro byawe utagombye kwirirwa wicisha inzara cyangwa ngo wumve ko ubayeho ubuzima bugoye. Icyambere rero twihuse ni ukunywa amazi ahagije. Amazi ni ubuzima. Umubiri wacu ugizwe n'amazi ku kigero kinini cyane, kandi iyo tunywa amazi ahagije bigira uruhare mu gutuma twumva tumerewe neza. Uburyo bworoshye bwo kugabanya umubyibuho ukabije ni uguhora unywa amazi byibura litiro 2 ku munsi. Amazi atuma umubiri usohora imyanda, atuma umwijima ukora neza, kandi agabanya ubushake bwo kurya ibiryo byinshi bitari ngombwa rimwe na rimwe. Nk'urugero, mbere yo kurya fata ikirahure cy'amazi, bizagufasha kutarya byinshi kandi umubiri wawe uzabasha gutwika cyangwa gutwara neza ibyo wariye, umubiri ubasha kubyakira neza. Kurya imbuto n'imboga kenshi. Imboga n'imbuto ni isoko y'intungamubiri, fibre ndetse n'amazi. Iyo tuzirya kenshi bigabanya ibyago byo kurwara indwara zitandukanye, kandi zikadufasha kugumana ibiro byiza cyangwa bikwiriye. Imboga zituma twihuta mu kumva tumeze neza kandi ntizitera karori nyinshi. Nk'urugero, mu ifunguro ryawe rya buri munsi shyiramo nk'imboga nk'izi ngizi: inyanya, karoti, amashu, epinari n'ibindi. Mu gihe cy'akaruhuko, aho gufata ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa bikaranze cyane, wafata nk'imbuto nka papaye, nanasi cyangwa pome. Bizafasha umubiri wawe gukora neza no kumva uguwe neza muri wowe. Icya gatatu, kugabanya isukari n'ibiryo birimo karori nyinshi. Isukari nyinshi niyo ntandaro ya diyabete n'umubyibuho ukabije mu buzima bwacu. Akenshi dukunda gufata ibyo kurya birimo isukari nyinshi nka soda, imitobe itarimo intungamubiri n'ibindi bitandukanye, cyangwa ibiryo bikaranze cyane. Kugabanya ibi ni intambwe ikomeye mu kugabanya ibiro cyangwa umubyibuho ukabije. Ntibivuze kubivaho burundu cyangwa kubireka burundu, ariko gira umuco wo kugenzura ingano y'isukari ukoresha, kandi uhitemo ibiribwa byoroheje bitarimo ibirimo amavuta n'isukari nyinshi bikabije. Ibyo bizagufasha mu buzima. Kunywa icyayi cy'icyatsi cyangwa ikawa idafite isukari nyinshi. Icyayi cy'icyatsi, green tea, kizwiho kuba gifasha mu gutwika ibinure mu mubiri, kikongera ubushobozi bwo gukora neza, ndetse kikagabanya ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Ndetse ikawa, coffee, iyo itarimo isukari nyinshi, ifasha mu kongera imbaraga, gutuma umubiri utwika karori nyinshi. Ariko ugomba kwitonda kutarenza urugero, kuko byose bigira ingaruka iyo byarenze urugero rwemewe cyangwa rukwiriye. Kugenda n'amaguru kenshi. Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa, ariko ntabwo bisaba guhora ku kibuga buri munsi cyangwa gukora siporo ziremereye. Guhitamo kugenda n'amaguru aho gushaka ibinyabiziga buri gihe bishobora gufasha cyane mu kugabanya ibiro. Nk'urugero, aho gufata akamoto cyangwa imodoka mu gihe uri hafi, hitamo kugenda n'amaguru. Ibi ntibizagufasha gusa gusohora karori cyangwa gutwika karori, ahubwo binagufasha gutuza mu mutima ndetse no kuruhuka muri wowe. Kurya gahoro gahoro. Abantu benshi bafite ikibazo cyo kurya vuba vuba cyane, bikaba bituma bafata ibiryo byinshi kurenza ibyo bakeneye cyangwa bari gufata. Iyo urya gahoro, umubiri ubasha gutanga ubutumwa bwo kumva wuzuye, bityo nturye byinshi. Inama rero, fata igihe cyo kurya
wishimye ibyo urya cyangwa wishimiye ibyo urya, kandi wirinde kurya uhubutse. Bizagufasha kugabanya ingano y'ibyo urya kandi bitaguteye indwara cyangwa bitaguteye inzara, ndetse bizafasha umubiri wawe kugubwa neza. Iyo wafashe ibiryo bikwiriye kandi byiza umubiri wawe ukeneye, bigufasha kubaho neza, bikakurinda indwara cyangwa umubyibuho ukabije. Kwirinda stress cyangwa umuhangayiko. Guhangayika ni imwe mu mpamvu zitera abantu kurya cyane kandi akenshi bitari bikenewe cyangwa batabikeneye mu buzima bwabo. Abantu benshi iyo bafite ibibazo cyangwa bahangayitse, bihutira gufata ibiryo byinshi cyangwa ibiryo birimo amavuta n'isukari nyinshi. Ibi bituma barushaho kwiyongera ibiro. Ni byiza kugira umuco wo kwiga, kuruhuka, gusenga, gukora meditation cyangwa imyitozo yoroheje yo kuruhura umubiri n'umutima. Iyo umutima wawe utekanye, nta mpamvu yo kwiyongera kw'ibiro kubera stress cyangwa kubera ibibazo ufite. Kuryama bihagije cyangwa kuruhuka bihagije. Nubwo abenshi batabyitaho, gusinzira neza bifite uruhare rukomeye mu kugabanya umubyibuho ukabije. Iyo umuntu adasinziye neza, umubiri wiyongera mu gukora imisemburo itera inzara, bigatuma arya byinshi kurenza ibisanzwe. Nko gusinzira amasaha 7 ku 8 ku munsi ni ingenzi cyane. Gerageza kugira gahunda yo kuryama kare kandi unazinduke buri munsi. Kuryama kare no kuzinduka kare bizafasha umubiri wawe gukora neza kandi bikagabanya ibyago byo kwiyongera kw'ibiro. Icya 9 rero, kugenzura ingano y'ibiryo urya. Umugani w'Abanyarwanda waravuze ngo cyangwa uvuga ngo icyo kurya ni ingano, si uburori cyangwa si uburiro. Uyu mugani rero ni umwe mu migani y'Abanyarwanda dusanga ibijyanye n'ibi by'imirire cyangwa mu kugabanya ibiro, uvuga ngo icyo kurya si ingano ahubwo si uburiro. Nta kibazo kirimo gufata ibiryo byinshi birimo intungamubiri, ariko byose bigira urugero. Gufata icyangombwa gusa ni byiza kuruta gufata ibitari ngombwa. Ukirinda gutura isahani yuzuye cyangwa gufata isahani yuzuye ni intambwe ikomeye yo kugabanya umubyibuho ukomeye cyangwa ukabije. Shyiraho gahunda y'ibyo urya, ikurinda kurya buri gihe uko ubonye cyangwa kurya ibyo ubonye byose, ahubwo ugahitamo gukora ibikenewe cyangwa ukarya ibyo umubiri wawe ukeneye. Icya 10, kugira gahunda no kudacika intege. Ikintu cya nyuma aricyo cy'ingenzi cyane ni uguhorana gahunda no kudacika intege. Abantu benshi bahera mu mugambi wo kugabanya ibiro, bagakora icyumweru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu bakarekera. Kugabanya ibiro ni urugendo, ntabwo ari ikintu cy'iminota mike. Ugomba kugira gahunda, kwihangana no kumva ko buri munsi ari intambwe ntoya utera cyangwa ikuganisha ku ntsinzi. Nubwo ibiro bigabanuka gahoro gahoro, ariko biragabanuka kandi bikomeza kumera neza igihe ugira gahunda ya buri munsi, ukabigira nk'itegeko cyangwa gahunda ya buri munsi yawe. Umwanzuro rero, bavandimwe bakunze b'ikiganiro Intsinzi mu Buzima, ibyo bintu 10 by'ingenzi byagufasha kugabanya umubyibuho kandi bitagoye. Twabonye ko atari ngombwa kwicisha inzara cyangwa gukora siporo ziremereye cyane kugira ngo tubashe kugabanya ibiro, ahubwo ni ukubaho ubuzima bufite gahunda, kwitonda, gufata amahitamo meza y'ibyo kurya cyangwa ibyo turya, kunywa amazi, gukora imyitozo yoroheje no kuruhuka bihagije. Ibanga rikomeye ni ugutangira gahoro, ugatera intambwe ntoya buri munsi kandi ukitonda mu rugendo rwawe udahubutse. Ntabwo bikunda buri munsi umwe ngo wumve ngo umunsi umwe cyangwa umunsi umwe ngo wumve ngo birahita bikunda, ahubwo ni urugendo rurerure kandi bikagenda neza. Ariko umunsi ugenda ushira, uzagenda ubona impinduka mu mubiri wawe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwakoze cyane kudukurikira muri iki kiganiro. Ndizera ko ubumenyi twungutse uyu munsi buzadufasha kugira ubuzima bwiza kandi bukungahaye. Ni njye Salama Niyonsenga, mbifuje kugira ubuzima bwiza kandi muharanire intsinzi mu buzima. Muramukeho.